University ya Uganda, yize no mu mashuri yigisha iyobokamana, aho yakoze masters muri Practical Theology of Ministries mu ishuri ry'abanyamerika ryitwa IGSM. Ni inzu y'ibitabo rero, niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko nabagezaho amagambo yahindura ubuzima agiye avuga mu gice gikurikiyeho. Yigeze kuvuga ngo ejo hasa gute? Ni heza, nicyo gisubizo. None hari iki? Hari njyewe, ubwo niwe uri kwivuga. Hari Imana, hari n'ibidufasha gukomeza kwaguka. Nta gihe nyacyo rero ufite none cyo gutegura ejo hazaza heza, kubera ko none hari wowe, hari Imana n'ibigufasha gukomeza kwaguka. Ihereho ugandukira Imana, ubundi ujagajaga ibintu byose bigufasha kwaguka, utegure ejo hazaza heza. Yaravuze ngo imbaraga zo kugera ku bikomeye zihishe mu mbaraga wifitemo. Ibyandi twigeze kubona ko buri muntu wese agira imbaraga ziba zisinziriye muri we. Izo mbaraga zishobora kumugeza mu bikomeye. Izo mbaraga zishobora kumugeza ku bintu bikomeye. Izo mbaraga zikangurwa n'iki rero? Kuva muri comfort zone, kwishyira ku gitutu. Kwishyira ku gitutu bikangura za mbaraga zisinziriye muri wowe. Imbaraga zo kugera ku bikomeye zihishe mu mbaraga wifitemo. Ahubwo watwawe na comfort zone, ukunda ubutengamare, niyo mpamvu zidakanguka. Yaravuze ngo ibinini n'ibikomeye bitangirira mu bitoya. Byandi bavuga ngo nizibika zari amagi. Biriya binini ushaka bitangirira mu bitoya. Aravuga ngo imbaraga wakuye mu byo waharaniye ziragukomeza cyane kuruta ibyo wabonye utarabiharaniye. Ibyo wabonye utarabiharaniye bizana kwirara. Ibyo wabonye warabiharaniye bizana gukomera. Yavuze ijambo rikomeye ngo Imana ntishobora kugusaba kuyisaba ibyo idashoboye kugukorera. Idusaba kuyisaba ibyo yabasha kuduha. Nuvuga iteka ryose Imana nigusaba kuyisaba ikintu runaka, nuko yabasha no kukiguha. Imana ntabwo ishobora kugusaba kuyisaba ibyo idashobora kugukorera. Idusaba kuyisaba rero ibyo yabasha no kudukorera. Niyo mpamvu iduha ibyo tuyisaba. Yaravuze ngo ntukabure mu mugabane w'abatanga ibyiza ku bandi. Ikiganza cyawe kiye gihora gitanga. Ikiganza cyawe kiye gihora gitembamo imbabazi, amahoro n'urukundo. Amaboko atanga aruta iminwa isenga. Niyo mpamvu Imana yaduhaye amaboko abiri. Kumwe nuko kwakira, ukundi nuko gutanga. Ntukabure mu mugabane w'abatanga ibyiza ku bandi rero. Aravuga ngo umwana w'igihugu ntiyerekwa aho amata ateretse, arayiha. Umwero w'igihugu uva muri bene gihugu. Ntugasigane gukora, udakora ntakarye. Yaravuze ngo icyaha cyica umuntu w'imbere, kandi iyo umuntu w'imbere apfuye bijyanira n'agaciro ke. Yaravuze ngo icyo utamitse umwana arakimira, iyo amaze kuba mukuru kiramugaragaza. Uyu mugabo yaribajije ati ese hari ibidashoboka? Nsanga igisubizo ari ntacyo. Nta kidashoboka. Nubona ibyo udashoboye ntugaci intege abandi, cyangwa se nawe wibwire ko bitashoboka burundu. Ibyo umuntu akora biva mu mbaraga z'uko ari. Ibirenze wowe rero ujye umenya ko bitarenze Imana yawe. Uvuga ibidashoboka imbere y'amaso y'abantu, imbere y'Imana birashoboka. Yaravuze ngo uzacunge neza ibikwambika ubusa. Biba ari ibyo utunze ariko bidahesha Imana icyubahiro. Ibintu bikwambika ubusa kenshi biba ari ibyo utunze bidahesha Imana icyubahiro. Aravuga ngo ubutayu burebure ntibwasibanganya inzira izakwinjiza muri gakondo yawe. Yaranavuze ngo ujye urwanisha umutima ibikugerageza. Ibigeragezo ntibirwanishwa imbaraga z'amaboko gusa, ahubwo birwanishwa imbaraga z'umutima. Umutima ukomeye uruta amaboko akomeye.
Imana ni data ntiyakwemera ko ibikugeraho biruta ubushobozi bwawe, wowe uruta ibikugerageza.